Yes, hano nje guha ikaze nanone kuri YouTube channel y'umuhanzi Itayiwacu Bruce Melody, ni umwe mu bahanzi rwose barano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda bakunze n'abatari bakeya, ni umwe mu bahanzi bazamura impano z'abana bakiri batoya cyane rwose bakirimo biyubaka muri muzika nyarwanda. Ese koko aho uherereye hose nawe ntawe waba uzi uyu musore yazamuye? Yego wenda ushobora kuba utabazi bitewe rwose n'uburyo ukurikirana amakuru y'ibyamamare, ariko rwose uyu mwanya tukaba tugiye kurebera hamwe ibyamamare byinshi by'ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda Bruce Melody yafashije kuzamuka muri muzika nyarwanda, ndetse harimo n'uwo bita Chris Easy. Uyu Chris Easy rero nawe uburyo uyu Bruce Melody yamufashije rwose ni uburyo buri umwe wese yakifuza, kubera yuko uyu musore wacu Chris Easy ubundi atangira muzika nyarwanda yaririmbaga indirimbo za hip hop, ariko uyu Bruce Melody rwose nibwo yaje kumubwira ngo wowe uracyari umwana mutoya cyane, tereka agapira hasi rwose wikirukanka, hanyuma ureke izo ndirimbo za hip hop nurangiza ukore indirimbo zisanzwe, yuko aho isi igeze yacu ntabwo rwose bakeneye izi ndirimbo za hip hop, ahubwo urubyiruko ndetse abakecuru n'abasaza bikenere izi ndirimbo z'urukundo, indirimbo zijyanye n'ibihe tugezemo, ntabwo ari hip hop. Nibwo rero Chris Easy yarekaga izo ndirimbo akavuga ngo nanjye ngomba gukora umuziki. Ka turebere hamwe byinshi kuri uyu musore Itayiwacu Bruce benshi mwamenye nka Bruce Melody muri muzika nyarwanda.